mu bahanzi bo kwisi Rose Muhando mushiki wanjye kubera ko icyambere ndirimba nkawe nkabyina nkawe imyicango nkora ni nkiye kuzamura indirimbo ukizamutse ukagira ngo ni Rose Muhando kandi ni ngewe kuko nivugira nk'abagore indirimbo imwe yiwe sinzi nyibutse baba ni buce niyo baba ni buce asa nyenyekeya ni buce sinyikiye ni buce tini piste baba ni buce baba ni buce asa nyenyekeya ni buce nisanyidie ni buce asa nyenyekeya niyo ngiyo sigud bribe azubwo urukumva ari nge nawe uri kubivuga neza ngaho noneho rero ninge good morning ubwo ngaho ariyo anafutana nunu ariya vya showman ngaho ibyo bintu bisobanuye kanya ndumgize kuri ibyo bintu bisobanuye iki good morning mwaramutse yego sinza ibindi ariya vya showman ndagukunda cyane nicyo bishatse kuvuga abantu ariko nyarutini thank you murakoze twongeye kubasuhuza kandi tubifuriza ibihe byiza aho muri hose ku isi Imana ibaha umugisha mu ngamba zose mufite cyangwa se aho muri hose Imana ibaha umugisha turi kuri Nyarudindiri official ni nayo mpamvu turi kumwe nawe mukozi w'Imana umeze ute turaho abantu buri gihe cyose busa neza mbese buhora uri smart kubera Imana nyine ngomba gusa neza rega nicyo gihe cyanjye amen rwose ndeba se ukundi kwambara noneho ndi kubarasha kwambara ubu gutya burya inkweto bayita ngo iki timba iyi ni timba ni timba haje timba ni timba ariko warahebye hari umuntu wo muri Amerika wanyoreje udufanga two kujya mfataho ngura ndagenda ngura urukweto nyine ndugwe ibihumbi 10 iyi kositimu naririmbye ahantu mu giterane Nyakabanda ku mupasiteri wo mu bishop witwa Joseph hari igiterane Imana iransangira mbwa ati mwana wanjye jya mu giterane ariko nuca amafaranga umubare uyu uceceka ari cyo nzagukorera bigeze ku munota wa nyuma baramanitse ifoto n'abahanzi mbwira Imana ati Imana naho njya naho njya reba nibibazo nibereyemo reba ukuntu banandiye inzu nyiri mu Kinani naho njya ngo njye mu giterane se biki Imana irandeka ndavuga kirivuga maze kutuza ndongera ndasinzira Imana yambwa ati naho ujya atanga kujya umva nuzabure n'umunsi numwe haguruka vuba ugende ati zinduka mpita nzinduka urambara ndagenda n'amaguru Nyakabanda ruguru ubwo wari uturutse mu nce zahe ni hano Kacyiru epfaka ya bisi ugiye Nyakabanda hejuru urenze urusengero rw'abagatolika ugiye kujya Nyamirambo gitangiye kwa 4 ndirimba hari n'amakorari yaturutse igoma ndinana nabo nkako nabyinaniye na Rose Muhando nagiswayire nzi kuwa 5 byituramo kuwa 6 ku cyumweru finale baba we bada yaje nuko ndavuga ati ni kwa kundi nyine ariko nakimana yamaye umugisha ariko banegeraga moto ari ndi gutaha gusa nkazinduka mu gitondo masangira n'abasiki cyaye mbese nyine saa sita tukajya inyama n'umuceri nuko byose nuko ariko ku munota wa nyuma burya Imana itabara ku munota wa nyuma Imana izanabara ku munota wa nyuma nuko ubwo rero bigeze aho ngaho bigeze ku cyumweru n'umugoroba ubwo ndinyanye nabo baraza bansiramo hagati za ndirimbo zabo z'igiswahili z'abakongomani z'igiswahili kubita umuziki ngurukana nabo nkajya njyana nabo bigeze avamo umwe uyoboreye amakorari y'igoma yari yaje
amereza amadolari 50. abaye nka rero noneho waragurutse pe Hano yanjye iki nakumera nk'umusazi ndacanganyikirwa. Ariko se amadolari ubu ko nicaranye n'umuntu wafashe ku madolari 5 navuka ndavuga ati bise ni ibiki koko ese y'amafaranga yayindi muri Kongo nzi ya kera y'amanovu bitafite agaciro nuko bigezaho barambwa ati nyadende n'amadolari 50 ngara ayo nako nzaho bavunjishiriza ndamera nk'umusazi nuko ndavuga ati se koko ndabigenzana nuko umupasiteri umubishop Joseph w'igitorero batega igitana arambwa ati nyarudindi kibaba wimane gukwigitangaza abantu bose bakoma amashi ndavuga tereka ibi sinzi byari ati na amadolari 50 avunjemo ibihumbi 50 by'amanyarwanda maze sokuguruka nabera Imana arabwaga ati mwana wanjye uzafata amadolari mu ntoki gucya avuye ku muntu niko Imana yambwiraga bahita bategeka ati ni costume babivuga mu Giswahili barabinsobanura ati basaka costume ndavuga ati rero ubwo rero nshobora kwirukanka bakandindagiza bakabarajyanye mitanyohereza uwo mu bishop arambwa ati yame nzajya kuyakuvunjishiriza ubwo ngiye kunyamuhaye abandi ngo tuyesize urangurira urango ndabwo ati yahaye bishop zayamvuze ubwo sazayaguha bigeze arambwa ati kwa gatatu ngo uzaze unsanga hano ku rusengero mujyane mu mujyi ndamubwa ati se mu mujyi si imazi aho nzi naho badodesa nyine ujya kudodesa Nyabugogo nago nabonira inkwiriye arambwa ati goya nzakujyana aho baranguriza mujyanye aho baranguriza nibwo yanjyanye mu mujyi aho baranguriza abarimboneye mama we mba ndicacyamo mama we mba ndikubisemo n'akanuza nyine baribikamo nabera noneho nsiga nditwara ukene ni muri ka kanuza kayo nuko ibihumbi 45 niyo yahise arekura ibihumbi 5 arabima nanjye mba ndiye agaceri nuko navuka mu miryango iwacu nibwo mvuze ati mfashe idolari rya 50 urumva rero nzafata nandarenga no mu miryango iwacu nawe urafata n'idolari ryitwa rimwe uragije uguramo n'umuceri dabitano bamaye ni umupasite mwiza nabusambagira ariko ariho bakujya ibyo ndabazi maze kubamenya ariko sinzi umuntu wambwe ngo ukunda umuceri byataye iyo baba we mana we ahubwo uzambwe nawe ngo ikigano kuri cano nawe umuceri nirire uri umuhanzi ntabwo uri umunyamakuru acyo nanze n'abanyamakuru n'ibimana yambwiye ati uzajya ugwamaga ujye umanze umubazo wariwe ari wamamagaye ariko ngo ati nyarudindi ngo karame yewe saka kugira ngo uzame ikiganiro duhuriye kuri ararume ndamubwa turinde ngo hoya nago nakwibwira kuko bari kuninya mana mayi gitinyo ni ubwiza n'igikundiro baragutinya abantu baraninya bakanyuba ndamubwa ati se urinde ngo hoya ngo nzakwibwira tugageze kuri ararume no atansiyo ndamubwa ati no nyibwire nkumenye uwariwe ndakwemereye ikiganiro nuko abona ko ngo dede nditwa runaka nuye za Kikonde ndamubwira ati rero nuko ngo kurara rume ngo isaha iyi ni nyuma yaho Imana nambwe ati muhamagara umubwire izindi kondisiyo ndamuhamagara ndamubwira tumva reka nkubwire ufite ibihumbi 30 ngwego ndamubwira ati rero ikiganiro ndi buguhe ugomba ko amakopi y'ikigano naguhaye nanjye ukabima kuri telefone nanjye nkabishyira kuri cano yanjye yitwa Benedata Benyarudindiri Imana ikunzamura no byumva TV yango yitwa Benedata Benyarudindiri nibyo nkora kuri telefone yanjye ukagira ukemezamo ukabona ifoto nambe costume y'amapeti agafoto gatoya ugahita wemezamo kuri iyo foto ugahita umasega burayibu uretse we ako kantu uhita uko ukanda
kuri ya foto nambaye kositimu y'amapeti ugahita babiguha ugahita umasize burayibu nawe bigukunana reka mbikwigisha vuga burayibu nawe biramunaniye ndi kubimwigisha icyongereza burayibu ariko wabivuze neza uti subscribe bisubiremo neza ahubwo subiramo oya ningira kwigisha simaze kumenya icyongereza se ngaho subiramo uti subscribe ubwo uri kumva ari njye nawe uri kubivuga neza ngaho noneho rero ni njyewe good morning ngaho ariyo anafutana nunu ariyo vyo showman ngaho surumva ibyo bintu bisobanuye kanya ndumbize ukuri ibyo bintu bisobanuye iki good morning mwaramutse yego sinza ibindi ariyo vyo showman ndagukunda cyane nicyo bishatse kuvuga abantu ariko nyarutinde gutera imbere abantu fake you murakoze fake you murakoze bye bye mwirirwa umaze gusirimuka ariko buriya nubwo nigeze niga nk'igihugu wifuza nko kuzajyamo nibura ni nk'iki kwisi umva Imana yambwiye ibihugu byinshi ntabwo navuga kimwe ya Tanzania kwa Roza Muhando, Kenya, Bugande, hano muri Kongo Igoma, muri Amerika, i Burayi, ego mama rero. Mu bihugu uzi hari igihugu wigeze ujyamo muri ibihugu byose? Gaheheze, ko nagumye hamwe nk'ihene bazirikira hamwe. Neza ko cyutaye wa mushuti wawe Roza Muhando ngagutembereza iwabo. Aha, nagiswayire nzi se. Byose bicyongereza kandi ndikumva n'icyongereza uri kugera bigenda biza ariko kuko ntabwo nigeze niga ariko mu binyigisha ko Imana izaca mu bantu se nuko nyine neza nk'umuntu agutaye nko muri Amerika ukagenda ukagwa muri Amerika ubwo icyo cyongereza cyatuma ujya guhaha n'umugati cyangwa wagenda uca amarenga nagera Imana igahita ikindobekamo nka kidodobuza ariko hari abantu bajya bibaza ngo Nyarudindiri ko tubona arakuze azashaka umugore ryari afite umusheri afite niko abantu benshi baravuga ngo Nyarudindiri ko akuze bavuga ngo urashaje abantu bavuga ngo urashaje nibyo ko ntabwo nsaje ngeyeho ndacyaga agasore gato ariko none se ufite umusheri ariko nawe ngira n'abakobwa buzuye kwisi babanyiruka ariko ntabwo ati none aricara mu nzu yanjye ariko Nyarudindiri bakubaza iki baba bakubaza icyo abo basheri baba bakubaza za nkundo zabora nase wo nagukundana inde ngewe se nana nimanze ngaburire njya gacere bundi ibindi bizazanye kuki se wa musheri ataza afite umuceri oya agomba kuzaza asanga nanjye mfite ibyanjye ariko bisa kujya nzamanze nicaye mu nzu yanjye Imana yavuganye nanjye ariko Nyarudindiri kandi tuvugisha uko ntabwo urasamba naho tuvugisha oya ndacyari imanzi n'ubu nambese Imana yahita ikuritura ndacyari imanzi rwose Nyarudindiri ntabwo nabyemera ubyemere rero Imana irabikwemeza ubu uracyari imanzi nta mukobwa uzi oya ndacyari imanzi none waba urwaye ndwara si bityo hari umukozi w'Imana cyangwa uvuge ngo azajya mu ijuru ari ikigoryi aya nazura ry'ibigoryi ribaho ishatse kuvuga iki nazura ry'ibiremba ariko umenye ko ikiremba iyo yinze mu rusengero bahita bamuhanurira Imana ikamuvugaho igahita imukiza ese Imana yemera kuba ikiremba none se kuki Imana itarakuvuga uti mwana wanjye Nyarudindiri fatura mukobwa mwiza w'inzobe ikiri kuvuga ni inzu ibindi bizaza nyuma none si irabivangavanga ifata ikintu kikubabaza kikuriza ijoro n'amanywa ni inzu we icyo ushaka ni inzu ni inzu
kuki se uwo mukobwa utabanza gushaka uwo mukobwa mukazubaka inzu nyuma? oya Ani Nyarudi uri ikireba oya bose. oya Hari umukobwa wambwiye ngo aragukunda. ni banse bansakuzaho nagukunze bamaze. Ariko nta rukundo ugira. Ewe mana we Ntarwo. ndarugira rwa rundi rwa kivandimwe. Ntabwo warundusha urukundo rwa kivandimwe, ntabwo warundusha rwose. None se urukundo rwa rundi rw'abagore n'abagabo, none se ubu nta n'umwana nta n'akana utekereza? Nta n'akana kweri? Kamanzi ni se mu nzange nicyo kimbabaza nta bindi. Nubwo abandi ariko Imana ize kumpa inzo none ifatikanyayo. Hari umuntu wakuriye se? Barandiye nyine none se ndacyari hahandi mu Kinani. Uracyari mu Kinani? Hahandi rwose. Saburi nsansanze Memburo TV ba Irene. Abo nabansanze mu ikarikiye nahomba. Nuko rero nabandi bandi biyungiye simbaze nuko. Ariko urukumva byanga bikunde ariko Imana izakugirira neza. Izabikora ariko girusha utwere ku musheri. Oya. Ukise reba nk'ubu uri kuri televiziyo. Nk'ubu abasheri benshi baragukurikiranya batura mu musore ni mwiza arakandongora. Ewe. Ntabwo uramenya abakobwa b'Abanyarwanda. Ubazi wikize? Bazi w'ubujyajya. Nicyo mbazi wo gusa. Ubazi ko ari indyarya? Indyarya. Nase ko nawe bakubona kuki ubaheza mu masengesho utagira gucya ngo uvuga uti reka nshakura mukobwa wenda nzasha. Basenge bavuga ati Imana Nyarudindi irakeneye inzu n'ibindi byose bizaza nyuma. None se hagize nk'umukobwa uzi se turi kuganira bisanzwe nyine hagize umukobwa uzi akavata ngewe ndashaka kundongora hanyuma sozi yo gahunda ngewe inzu ndayifite wabyeme baba banabimbwira tunahagararanye mbone nkubone baraba kwamakuza bacuza kwamakuza ari bambwiye ati nuko sinyina nta n'imikino ndimo ni wowe nyeneye ndavuga ati nanjye nta mikino ndimo Imana izamu muzungu yita mu mizabireke siyo yabivuze. None sizanye umukobwa w'inzo busa n'umuzungu? Oya. Rero kumva ko Imana yaguhaye byose ahubwo unanirwa gutoranyamo. Yaguhaye inzu iguha n'umugore. Inzu nayo mfite. Kandi urukumva kandi Nyadinge nyamere tuganire nyama. Sibyo? Reke tuganire. Kandi turi abantu bakuru. Ukumva uravuze uti ngewe hari umukobwa waje ibyo byose abifite. Nabikubajije nufite hari nufite vewiti apana rava apana vatiri hoya vewiti Nyadindiri ngewe ntago nako cyane bacuruza ara kwamakuza mu mahita zo hejuru. Yari yahengamira cyane bahenga amase ntago barahengama ntago barahengama. Niko ngewe cyo ikintu nshaka kumenya none wari ufite imodoka kandi yari afite n'inzu kuki wamusubije nyuma? Imana igomba kumanzikamo ibyangerega bura waba ubaye umwinziraho. Nyarudindiri rwose. Okay none icyo nari kugira ngo nkubaze iteka ryose wenda wumva wakorana n'uwe muhanzi ubaho ku isi indirimbo ntuza mugakorana collab mu bahanzi bo ku isi? Rose Muhando mushiki wanjye kubera ko icyambere ndirimba nkawe nkabyina nkawe imyicango nkora ni nkiye kuzamura indirimbo ukizamutse ukagira ngo ni Rose Muhando kandi ni ngewe wako nivugira nk'abagore. Indirimbo imwe yiwe sinzi nyibutse baba ni buce niyo baba ni buce asanyanyekeya ni buce sinyekiye ni buce tini piste baba ni buce baba ni buce asanyanyekeya ni buce
nisaidie nibuje esenenyekeya niyo ngiyo ayishoboye vuba iya niya vuba Eh, eko nawe urafata kabisa ese wari uyizi Wow. nuko rero nayo nuko nyine ntabwo wayimenya ariko nawe uri umuhanga mu gufata nuko hari nyine iyo ngiyo nuko ari iyi ngiyi nshyashya yes wabura umuntu w'umusaza rubwana natukuvuna ngufu yaririmba neza ariko nk'umuntu uri imbere rubwana natukuvuna ngufu rubwana natukuvuna ngufu rubwana natukuvuna ngufu rubwana natukuvuna ngufu dunia Farao wetu dunia ribana na tukuvuna nguvu ribana na tukuvuna nguvu amina 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 yesifiwe Yehova amina 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 yesifiwe Yehova ariko hari aho ugera nkumva nguri kuririmba ngo mbere ubwana oya ni pendu bana ni pendu bana bavuga pendu haro ngo mbere ubwana sikubuvuze ririmba neza aho ngaho pendu bwana ririmba neza pendu bwana natukuvu pendu bwana kandi nese kundi gukurikiza uko kumbwira pendu bwana natukuvuna ngufu pendu bwana natukuvuna ngufu Farao tingashita pendu bwana natukuvuna ngufu amina 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 yesifiwe Yehova ariko nta n'indi ndirimbo y'icyongereza waba uzi ko numvaga icyongereza nacyo kididi ndakimenya neza desi ariko nta ndirimbo yawe Roza Muhando yabaza ntago wigeze ukurikirana amakuru ngo umve ko hari indirimbo Roza Muhando yawe yabaza oya nayaje uretse kumbona ndi kuririmba gusa kuba ko we nawe na kinyarwanda aramenya numvisha kizira Roza Muhando z'ikinyarwanda akivuga ariko nawe kigasaka kumunanira ikinyarwanda ariko nkuko nanjye igiswahili kisaka kumunanira bigenda biza nawe gake gake mwese iyo nkubonye urabizi ko kenshi twagiye tubana kenshi mu murimo w'Imana njya nibaza Nyadindira zashaka umugore rya nubwo twe twabivuyeho hanyuma mu bigaruye mote wege mugende mu nsengere Imana imanze iminzu yanjye igendanye n'igihe nini kandi icyitegerezo byombo 8 7 kuzamura kuko Imana yarambwiye ati mwana wanje uzamema icyumba ngo nzayiha icyumba cy'umusengesho kandi Imana mbwira ko hari abantu nzacumbikira abo ndabazi namaze kubandika kuri jenda nusiza binabwe yazama icyumba kimwe na saro nkayisiramo icyumba nkagira abo cumbikira nuko rero yambwiye ko igiye kuminda isiza akababaro imuza amarira ikarenzaho ariko ugejeje indirimbo zinga ubu ni Nyadi izo nahimbye se cyangwa ziri hanze ni 162 maze kugeza hanze 12 ufite indirimbo 162 maze kugeza hanze 12 indirimbo ndazifite nakwirirwa njya gushakisha hirya no hino ariko hari akaririmbo kawe keza nakunze keza tuze kuza kugaha abantu sinzi ukuntu ako karirimbo kitwa ngo niba kitwa ngo iki ariko sinzi ari ryo noneho indirimbo iri gukundwa icyo uzaba cyo cyagutegereza
kandi icyo uzaba cyo cyakugerageza. Ibyo byose nkubwiye inzira ikungerageza, fiyanse w'umuzungu ari kungerageza, nuko rero kujya hanze muri Amerika biri kungerageza, nuko nyine icyo uzaba cyo cyakugerageza kandi icyo uzaba cyo cyagutegereza kandi icyo uzaba cyo cyakugerageza. Ni indirimbo abantu bari gukunda noneho. Ariko misangera amatsiko yo kupita kapera nkumva icyo uzaba cyo kirakugerageza. Icyo uzaba cyo kiragutegereza, icyo uzaba cyo kirakugerageza, kikakweza kikagutunganya pe, ugasogokuriza gabuyera de. Kayako karirimbo kwari keza. Ni nziza cyane, urabibona ndi tukata umuziki. Oya mu mwanya ariko wamunganire kamukanya turaza guhaguruka. Kubita umuziki. Nka musicyange Roza Muhando hamwe n'ababyinnyi be. Urabona ko nanjye uraza kubibona ko nanjye ndi mu babyinnyi be. Uri guteganya iki mu minsi iri imbere kugira ngo twegere no ku musozo? Minsi iri imbere uri guteganya iki? Ni iki uri gusaba Imana ngo igukorere nibura? Ni kwicara mu nzu yanjye, ni sohoza isezerano ryo kwicara mu nzu yanjye. Nicyo ndi gusengera ubu ngubu, ibindi byose bizaza bikurikira ibisanga inzu. Na fiance w'umuzungu ibyo bizaza nice mu nzu yanjye. Ariko wazakoresheje nka konseri wenda nk'uwo muzungu ko yazamo. Oya, Imana ifite ukuntu izabigenza. Sinjye uzayikoresha, ifite inzira izacamo. Ikabyitegurira. Mu mwanya rero tugiye guce ku muziki ivumbi ritumuka. Cyane rwose. Ni iki rero wasaba abantu bagukurikiranye bari kukureba kuri Nyarudindiri TV, sinzi icyo wababwira turimo turasoza? Icyo nababwira nyine, ndabashubuze cyane mu izina ry'umwami wacu Yesu. Ikindi nababwira, ngiye kubabwira nomero zanjye bajye banyoherereza, ariko byo kuvugaga Nyarudindi nagukunze naburaye nabwiriwe numbazize ngo wiriwe ute, reka nagukunkunda gusa sibyo bimaze iki waburaye. Ahubwo weho nimba ari cyurusha umuntu nawe ugira icyumuhaho, kuko Imana izakwibukiraho. Kuko ejo bundi Imana yaransanze irambwira ati mwana wanjye babwire ko nze guhemba no guhana buri wese asaka imirimo, nzamwibukiraho. Nibakohereza umuceri mu izina rya Yesu. Nomero bazi kuwukunda barabizi, ariko nabo bigiriza nkana. Ariko uritekera? Inditekera. Uzi uwo muceri uburyoshye koko? Ndagenda nkagura wa wundi uhenze, nubwo aba ari ikiro kimwe inusu nuko. Uhenze basomatiza? Umutanzaniya w'igihumbi 700, nagura makeya nkagura w'igihumbi 500. Wa wundi ubyimba. Uri n'umusirimu ariko mwana. Urawukaranga se? Urawukaranga? Oya, njye nkaranga udushimbo. Udushimbo. Udu nangize ngo n'udusimbo. Oya, n'udushimbo. Ese umuceri urisha udusimba? Oya, n'udushimbo. Ku buryo ubuhumura kandi watekesheje amazi gusa. Nta kibazo rwose. Niwese naguze uko bakaranga umuceri. Ibyo bizaza nishe mu nzu yanjye. Ariko mu gihe utari wajya mu nzu ugomba kukaranga, abaturanyi bakamenya ko Nyarudindiri yakaranze umuceri. Muzabaza Imemburo TV zababwira aho mbuko hameze. Ayo natwe tuzagusura hanyuma. Byararangiye. Reka byararangiye, kurara yari amahirwe ya mbere na ya nyuma barayanyicira nabo. Hanyuma waruvuze ngo ugiye gutanga inimero 0789424161. Nongeye nzisubiremo 0789424161. Reka zivuge neza. Ariko nubwo natize nzi kuvuga nihuta. 0789424161. Oya. Era kutazibagiwe. Bazayayobye. 0789424161. Nongera nsubire. Kunyica ma. 07
karindwi umunani icyenda kane kabiri kane rimwe gatandatu rimwe nongeye nzisubiremo zeru bazumve neza ariko batazavuga ngo ntabwo bazumvise zeru karindwi umunani icyenda kane kabiri kane rimwe gatandatu rimwe nongeye mvuge n'izindi zeru karindwi umunani zeru ariko mbarembwe ufite nimero zingahe 23 43 izo ni izindi se ni izindi zivuga gute zeru karindwi umunani zeru 10 23 43 amazina basanga yanditseho ndi Imana Jean Baptiste ko mobile money bazavuga ngo yewe ngo twasatse nomero za turazibura ya urakoze cyane Imana iguhe umugisha cyane kireka niba hari ikindi wari ushaka kongera hanyuma tugasoza ntacyo nibyo ngibyo gusa ubushoje ndasoje soza rero nk'umukozi w'Imana ugiye gusoza udusengera dusoza mwami suhera mwazonye ko ngumata gushimye twimbaze ko kumwe natwe mwami turagushimye kuko aturinze kuva mu gitondo kujya mu saa mwami waturinze imyuka mimwe izina rya Yesu no mpamvu mwami tugushimye mwami datuze ikibani cyawe manuka ubane natwe mwami Yesu mwami igiteke mahanga utwambika imbaraga nyagwa ku ngoma Yesu tukubisabazi na demoni mu izina rya Yesu ngaho mwami dukine kuyoborwa nawe ngaho iki kiganiro mwami datuza kiguhise icyubahiro mwami datuza kigushimishe mwami nibigushimisha mwami datuza nibiguhise icyubahiro nize kuko umwe natwe mwami kandi witeguye kubana natwe ndambaze mgize mu izina rya Yesu urakoze amen urakoze cyane Imana iguhe umugisha amen ciao ciao